noneho mfite n'amakuru ko hari umuntu uri kukwitaho. Hari umuntu uri kukwitaho mwino minsi. Je na makuru nifitiye nyine to. Diaspora nyine, diaspora utambwira gutyo ngo diaspora bubahwe. Aba diaspora. Ruvuga ngo abanyarwanda twe ntabwo tugifite agaciro mwa aba diaspora nibo mushyira imbere bafite amafaranga. Biterwa papa. Biterwa iyo uvuze ngo biterwa ushatse kuvuga iki pe? Okay, mama uvuze ngo aba diaspora bubahwe. Mbisha nakalo bavugamo. Bafite ku madolari. Idolari aka kanya rihagaze neza. Apana kuri nje. Rihagaze neza siniyumvisha ko ni wowe deira jacho twabakijijwe twemeye n'isoni zawo ni utuneshereza umusaraba ni wowe bendera ryacu twabakijijwe wemeye n'isoni zawo ni utuneshereza. ibyari inzozi bibaye impamo. Waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika? Gana General Life Music School and Art Limited. Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga kuko kibafitiye abarimu b'inzobere kandi babyigiye. Bagira mu ishami rya multimedia. Muri music school bagiramo gucuranga gitari, solo, bass, acoustic, sembari, piano ndetse no kuririmba na audio production. Naho muri multimedia bakagiramo computer skills, video production, photography, graphic design, TV production, film making, film acting, film lighting, animation, software development. Si itegeko kandi kwiga amasomo menshi kuko umunyeshuri yihitiramo amasomo akeneye kwiga. Ikindi kandi umuntu ushaka kwiga gukora ibyuma bya electronique byapfuye nawe babimufashamo kandi bakagira biga batana biga bacumbikirwa. Umunyeshuri wize muri General Life Music School and Art Limited abankenerwa na tumurebereho ku murimo aho abarwanirwa ku isoko ry'umurimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri General Life Music School and Art Limited. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije turokome, abarangije segonderi, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abakobwa ndetse n'ay'abahungu. Umunyeshuri wese ahabwa certificate y'icyiciro arangije. Muramenye ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukabya inzozi zanyu, ibyari inzozi bikaba impamo. Akarusho kandi nuko General Life Music School and Art Limited iyo uri umunyeshuri wabo wifitemo impano iyo ari yo yose bagufasha kuyizamura ntacyo wongeyeho kuri minerivare, byose ukabifashwa ku buntu. Icyo wishyura ni minerivare yo kwiga gusa. Si ibyo gusa, dukora indirimbo audio na video, kwigisha kuzamura imbuga nkoranyambaga zigatangira guhembwa, ndetse no ku muntu ukeneye gukora ibyuma bya electronique byapfuye nawe tubimufashamo aharangiza afite certificate. Ku bashaka kwiga indimi cyangwa bashaka kwiga sound engineering, ku bashaka kugura cyangwa kugurisha ibyuma bya electronique, ibijyanye n'ibyuma bya muzika, namwe muhawe ikaze muri General Life Music School and Art Limited. Abifuza kwiga muri General Life Music School and Art Limited mwadusanga aho dukorera Kigali, Kimironko ndetse no mu ntara zose z'igihugu. Ukeneye kumenya byinshi birambuye wasura imbuga nkoranyambaga zacu Facebook, Instagram, Twitter, TikTok na YouTube kuri General Life TV Rwanda. Ku bindi bisobanuro wabariza kuri 0788328205, 0788328205 cyangwa 0788717539, 0788717539. Isi ya none ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza. School and Art Limited
General Life TV Rwanda, YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi hatandukanye. Ariko kandi nitwa Impano entertain, of course the king of mic, aho uri mu bice bitandukanye. Nishimiye kuguha ikaze kandi nizere ko umeze neza, nimba utameze fresh, ibintu biraza kugenda neza cyane. Kuri kamera turi kumwe n'umusaza yitwa Raymond. Mwite Raymond kabisa, ameze fresh kuri kamera, ariko kandi nabo ndijye nyine hano kuri the Impano TV kuko ndikomwe n'umutumirwa umeze neza, umukobwa mwiza, umukobwa umeze fresh sana kabisa. Biteze ikaze kuri Impano TV gambere kwera. By the way, uri mwiza, wambaye neza. Yeah man. Noneho mfite n'amakuru ko hari umuntu uri kukwitaho. Hari umuntu uri kukwitaho mwino minsi. Njye nta makuru nifitiye nyine to. Diaspora nyine, diaspora utayumbwira gutyo ngo abadiaspora bubahwe. Abadiaspora ruvuga ngo abanyarwanda twe ntabwo tugifite agaciro, abadiaspora nibo mushyira imbere, bafite amafaranga. Biterwa papa. Biterwa, iyo uvuze ngo biterwa ushatse kuvuga iki pe? Okay, mama mbenga wa diaspora babahe. Mbisha nakabavugaho. Bafite ku madolari. Idolari aka kanya rihagaze neza. Apana kuri nje. Rihagaze neza, siniyumvisha ko ubwo rweki ukomoje kako kana nyine abadiaspora bubahwe. Bivuze ko nyine mba bubahwe kabisa. Bubahwe. First of all, umeze fresh. Ikaze bwa mbere kuri the Impano TV 250. Twishimiye kukwakira. Twishimiye kukwakira. Batayari turi mu kiganiro kweli. Kabisa, ibihangano bigeze mwino minsi, sasa uratangiye wibwira abantu ngenzi ko umuhanzi, artiste, umwanditsi, ariko akandi ukaba ukora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana kweli. Uratangiye wibwira abantu tu. Okay, murakoze. Nitwa Twizeye Benefile. Tuvuze ngo ndi umuhanzi, yego ndagerageza. Ndazandika kandi imwe yarasohotse. Bizagenda biza. Njye rero reka nkubwire, ibintu byanjye ni fast. Umundi twebwe iyo tukwakire duta twumva ikikuriho. Twakumva nta kikurimo tukakohereza muri General Life Music School and that limited tamo freestyle, abantu udushyire mu mwuka, dutere haleluya 100. Dutere haleluya 100 tujye mu mwuka kabisa. Twinjize mu kiganiro kabisa aho dutamo nyine mu ndirimbo zawe, waririmba undi muntu, but if you have talent, hano niho nyine tugaragariza impano zacu. Twinjize. Okay. Sarabani wowe deira jacho twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo ni utuneshereza. Umusarabani wowe ndera byacu twabakijijwe, wemeye n'isoni zawo ni utuneshereza. Wow. Guys, mwumvise umwe bakobwa dufite bafite impano. Ubundi ujya gutangira impano yawe yajute. Impano yawe yajute kugira ngo ibonemo impano. Okay. Bani njya mu buzima busanzwe nkunda kuririmba. N'ahantu abantu baririmba bari ndahakunda cyane.
rero kugira ngo byaje gute ntabwo mbizi byaragiye n'ubucanga kuri Rwanda bikunda kenda natangiye muri korali narubu kandi acyayirimo ngenda mahuje umutima kuri ADP Kimironko kubera iki tubona abana kenshi urubyiruko baba bakora imiziki ariko bari muri korali ariko ugasanga we afashe urugendo rwe ntakomezanye na korali agafata nyine urugendo kubera iki wese mu gukora umuziki ku giti cyawe ntukorane na korali n'ubundi nk'uko tubwiye ko wakuriye muri korali amakorali ntabwo gutya nagira n'ubwiye ngo muze dukorane ari ibyo yego ntabwo nyine ibyo nari kubikora ahubwo nashimishijwe no kuzamuka nyine cyangwa se gukora ku giti cyanjye ariko ujya ubakenera nabakena nk'ababekazi ariko ntibiratangira umaze gushyira hanze ibihangano bingana gute ku mbuga zawe nasohotse igihangano kimwe gahunda ufite ni izihe nyine ko umva bidahari hejuru ndabyumva ufite ibitekerezo byiza ko ufite future uracyari mutoya twe ntabwo tujya duca intege abantu batuganye ahubwo tubatera courage iyo adafite impano tumwohereza muri General Life Music School and Limited sibyo iyo uyifite kandi tuguhuza na management sibyo turagufasha iyo ubushobozi ufite kandi tugufasha mu bitekerezo n'uburyo iyo mpano yawe wayibyaza mu musaruro sasa nimba mvuze gutyo sibyo umuziki wa gospel ukora mu buryo bwo kushakamo amafaranga cyangwa ni uburyo bwo gukomeza kwamamaza izina ry'Uwiteka ni business cyangwa ni it's not business mu buryo bwo kwamamaza izina rya Yesu gukomeza nyine kubishyira hejuru ni ukuvuga ngo wowe ubikora utagamije ngo amafaranga nibiza mbona ndabifata nibiza byabyakira hanyuma mu muryango w'iwanyu wenda tuvuge famiye ababyeyi bawe babyakiriye ute bumva washyize hanze igihangano cyawe cya mbere kuko nagiye kuza babizi cyangwa se baranashyigikiye barabikunze kuko batanabikunze ntabwo uburenganzira bwo kuzanga nawe bufite barabikunze ariko ababyeyi baratandukanye hari umubyeyi ushobora kugusapotinga for everything akavuga ati any support uzakenera kuri njye I'm here for you sibyo akaba hari n'umubyeyi uvuga ati ese bajya bamwakira mu rusengero tukabona ariko hakaba no muri famiye hari abantu baguca intege hari n'abantu bashobora kuguha morale bakavuga ati Safi azavamo umuntu wa danje mu myaka 2 iri imbere nyine ubu ibyo bintu feedback kugenda wumva mu buryo bifatanya bose ntabwo bagushyigikira hari ubundi tugiye muri mutoya hari abimbwira ngo njye ndi mutoya mama arambwira ngo shize ya family nyine bamwe na bamwe usanga ndacyari muto n'ibyo mbiretse abantu mama aranshyigikiye abandi banzamura aka kanya ufite amaboko agufasha cyangwa se management cyangwa se label ushaka kukureberera inyungu wenda akagufasha ugiye kuri stage ya danje kugira ngo ujye muri studio ujye ukore video akanya ufite umuntu ugusapotinga ngenda kubajije ngo iyo uri umuhanzi akenshi uje muri game ukiri mutoya uzakenera gushaka stage uzakenera kujya muri studio uzakenera gukora video nziza kandi kugira ngo abantu twe tukumenye sibyo icyo gihe uzaba ufite amaboko akuri inyuma aka kanya ufite management
ikumenyera buri kimwe, ufite rebel cyangwa se ufite umuntu nyine ukurebera inyungu? Kubera iki? kubera iki? Nyine kubera iki? Wenda cyane ko ufite impano, by the way ufite igihangano kiri hanze, sibyo? Kubera iki nyine nta manager ufite kandi nzi ko uri umwe mu banyuze muri General Life Music? Yeah. Manager ndamufite. Yego. Manager ahari. Kuri cyo bitinizeho cyane. Ntabwo ngende gusobanukirwa. Ntabwo uri gusobanukirwa. Management ni umuntu ukumenyera buri kimwe, wa muntu ureba inyungu zawe. Okay, ni byiza. Ndabona indirimbo yawe ifunze hafi ashize amezi dutegereje ikindi gihangano. Bimeze bite? Ese kwandika byaragushiranye? Dukodesha abantu bakwandikira. Ndabifite. Kutuduhereza ibihangano bimeze bite? Okay. Sasa uribona he wenda nko mu myaka 2 iri imbere fiye uribona he ku giti cyawe? Imana nikizikira mu myaka 2 iri imbere zaragenze neza. Ni uko mubyifuza. Yego. Bizageragenze. Okay, utumwa ku bakunzi bawe tugenda tugana ku musozo mu kiganiro cyacu no kuri Impano TV. Utumwa ku bakunzi bawe nicyo bafitiye ubutumwa muri rusange? Okay. Ndabakunda cyane. Cya kabiri ngiye kugerageza ibyo banyifuzaho mu buryo bw'imiririmbire cyangwa se bwa bino bihangano byanjye bakeneye. Yego. Bigira vuba vuba babibone kuko bafite kimaze iminsi myinshi kandi ntabwo nta n'ikindi kiganiro kigize cyicaho nyuma y'iyo ndirimbo. Yego. Gusa ngiye kugerageza. Cya gatatu bazagikire mbe hafi. Subscribe, share, mu comment. Mvugeho nyine mbwira uko babibona. Yeah. Wow. Imana izabigufashemo kandi natwe tuzagusengera kandi ugire courage, wandike nyinshi, shirimo akabaraga, ujye uhora uduhereza. Natwe turahari mu gufasha impano z'abanyarwanda. Kabisa courage, Imana izabigufashemo. Wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu by the way. Imana ikomeze gushyigikira. So guys, twari kumwe na Fear hano kuri MR TV 250. Ukeneye kutuvugisha, ukeneye kuba nawe waza hano tukaganira, wareba iyo number ukatwandikira kuri WhatsApp tukavugana. Ikindi kandi dukeneye support, wadusupportinga. Please don't forget subscribe, shokandi like kunze ikiganiro, shokandi share, ndetse kandi ushobora no kujya muri comment ukandika uko byumva kugira ngo dukomeze twubake uno muyoboro wacu mugari. Uri kumwe nanjye Impano entertainer, of course the king of mic. Tuzasubire ubutaha. Imana ibarinde. Twari kumwe kandi na General Life Music School and Art Limited mu bagane. Asante sana.